Ikaze bakunzi ba ATV Rwanda twongeye kubasuhuza tunabaha ikaze hano ku Murindi nkuko twabibamenyereje rero ku uyu mugoroba tubagezaho ibyiriwe bitambuka mu imurika bikorwa ku nshuro 17 ku buhinzi n'ubworozi hano ku Murindi. Twagize amahirwe yo gusura umworozi w'ingurube wabigize umwuga ni Vision Agri Business Farm Limited. Reka tubaha ikaze batangire bibwira abadukurikiye ndetse muze kumenya byinshi by'ubworozi bw'ingurube. Murakoze. Yego murakoze. Nitwa Maniraguha Jean Bosco, nkaba ndi umuvuzi w'amatungo mu kigo cya Vision Agri Business Farm gikora ubworozi bw'ingurube, giherereye mu murenge wa Kageyo, akarere ka Gicumbi. Tukaba dukora ubworozi bw'ingurube za kijyambere, cyane ko bikorwa mu buryo bwo kugira ngo tugeze ku borozi benshi icyororo cy'ingurube. Tukaba twaje aha ngaha rero mu imurikabikorwa ry'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo twereke abagenerwabikorwa se cyangwa abifuza korora cyangwa se n'abaturage, tubereke ingurube ntibahore bayibona muri filime, kuko hari ibyo abantu baba bumva bakumva ko ingurube irya byinshi. Hari abumva ko ingurube nini zitabaho zidapima ibiro 400 cyangwa 500. Iyo tubibereka nk'uku rero tuba tugira ngo tubereke ko bibaho, atari amafoto, atari video bafashe. Hanyuma iyo babibonye ni naho havamo abakiriya, havamo abavukisha akazi bagashaka ibyo bakora, bakajya mu bworozi kandi nabwo bubafitiye inyungu. Ubusanzwe abantu bavuga ko ubworozi bw'ingurube ari ubworozi buhambaye cyane cyangwa se gushoramo ari uguhomba ngo zirya byinshi nk'uko babikomojeho. Abo bantu ni ubuhe butumwa mwabahereza kugira ngo nabo bakore ubworozi bw'ingurube bumva ko ari ikintu kibungukiraho kubahombya? Nababwira ko icya mbere ni ukwikuramo iyo myumvire, kubera ko buriya ingurube ni itungo rigira igifu kimwe nk'uko umuntu agira igifu kimwe. Rero ntabwo wajya kuriha byinshi bidafite umumaro ngo irarya byinshi, kuko abantu n'ubundi n'ubwo buryo babizimo, ariko ntabwo ingurube irya ibiryo byinshi. Ingurube nini ubu dufite ni ingurube iba ishobora kurya ibiro bitarenze 3 ku munsi. Ibiro bitarenze 3 ntabwo birengeje amafaranga hagati y'igihumbi n'igihumbi na 500. Bivuze iki rero? Bivuze ko na buri muntu wese ashobora kuyorora. Ingurube irira ku masaha, ni mu gitondo no ku mugoroba, kugira ngo ryagogorwa ry'ibyo yariye rikorwe neza, ntabwo iguma kuryagagura. Icyiza rero badusure babibone nuko tugabura, ko ibintu dukora hano tuba tubikora bigaragara, ntabwo tubikora twihishe. Ni byiza rero, ntabwo bakabaye kuba bafite ubwoba bwo kuvuga ngo ingurube irya byinshi cyane. Ntabwo irya byinshi, kugeza uyu munsi ni naryo tungo rirya ibiryo bikeya kandi rigakura neza ku kigero cya nyacyo. Aba basura hano kuri stand yanyu bitega iki muri rino murikabikorwa riri kuba ku nshuro 17? Abadusura hano bitege ibintu byinshi, kuko yaba ubwo buryo bwo kubagezaho intanga ntabwo zizaguma kubageraho gusa abantu bazifatira ku mirenge, kwa muganga, bizamanuka bibegere. Rwa rugendo umuturage yafataga avuga ngo ngiye ku murenge ndafata moto y'igihumbi 2 njye ku murenge cyangwa kuri hopitale gufata intanga, igihe kizagera ya drone izageza ikuzanira intanga iwawe. Ndetse n'abashaka icyororo bazakibona ku buryo bworoshye, kuko nk'ubu uyu munsi dufite amoko 5 y'ingurube ziri pile, zifatwaho intanga, zitanga icyororo, ndetse n'imbyeyi zazo zirahari, n'amashashi n'izikuze kuri zo zirahari. Ni byiza rero ko abantu baza bakageraho ibintu bikorerwa kugira ngo babone uko bajya korora ibintu bifitiye amakuru. Tumushimire cyane Elias Hakizimana wadusuriye aborozi b'ingurube akatugezaho byinshi bijyanye nabwo. Nizere ko mwakurikiye neza uburyo nawe mushobora kwiyororera ingurube zikababyarira inyungu ndetse mukabasha no gukirigita ifaranga. Si ibyo gusa rero twabashije kubona, ahubwo ubwo twari turimo turazenguruka hirya no hino mu birimo birabera mu imurikabikorwa ry'uyu munsi, twageze aho umuhanzi icyamamare Riderman cyangwa Riderzo yarari, aho yasusurikije imbaga y'abari bitabiriye iri murikabikorwa.
ubwo yarimo asusurutsa abari bari aho yageze ku ndirimbo Nisame yakoranye na Safi Madiba. Abafana ubona ibyishimo birabarenze bamufasha kuririmba ku buryo abonaga ko ari ibirori binogeye ijisho. Mu gitondo gituje kidatandukanye n'ibindi bikoro byuzuye visite surprise n'ijuru z'imikoro utunguranye bw'ukwezi igize n'amapanga ndi n'ibijya bingajije ibyanjye zirapfona amabara nakoze ni kenshi ubu ndafashwe barayabona natangiye kwiga igihe bakatawe barayisanganye asa n'uwahanganye kandi uko yicaye ubanza yakumbuye. Ngibyo rero muri bimwe twabihitiyemo byiriwe bibera muri Expo uyu munsi, tuyibutsa ko gahunda nanone ari ku munsi w'ejo. Niba nawe ukunda iki kiganiro cy'ubuhinzi n'ubworozi, wasangiza abandi iyi video ndetse ugakora na subscribe. Murakoze cyane, bye bye.